Hello, muraho neza mumeze mute twongeye kubaha ikaze cyane ku bantu bakurikirana Fast Service. Yes ashimwe. Yes ahimbazwe. Urabaserukiye. Yeah, haciyemo iminsi itari mike tudakora ibiganiro. Se ni ibiganiro. Ibiganiro. Yeah, tutazo kubaganiriza ariko nyine ubu ngubu twaje. Nico ciza sibyo? Umeze ute? Meze neza. Ndashima Imana. Ibintu zose ni amahoro. Aho ni sawa. Uratangariza iki abantu kuri Fast Service nyuma y'amezi akaba 3? Uyivuga ngo akaba amezi 3 afunze. Uyivuze ko akaba ni ngo making a sense. Okay, nje narimba kumbuye. Narimba kumbuye numva nshaka kugira ivyo mbabwira ibiganiro bizongere bikomeze. Muzo kuri ndishimye kuba hano uyu munsi. Menya natwe kuza kuganira byo bidushimisha. Turabikunda. Tawo kwiyangaja mu kintu adakunze kandi atabonera umwanya kubera ko isi turimo iri bize ariko icukunda ukibonera umwanya. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo twongere tuganire namwe nkuko bisanzwe tubahe amakuru hamwe nandi tuganire dusharing. Okay. Ni muri urwo rwego no kuri turabiyegereje mwese abakurikirana ibiganiro byacu. Nawe ubonye kino kiganiro ca mbere ukore subscribe, urebe ibiganiro byaba byaratambutse. Ndizera ko ushobora gukuramo bimwe bigufasha cyangwa se byose bikanagufasha, musharinge musangize abandi hanyuma munagire gute kundi badusangiza ibitekerezo byabo. Bagume babikunde ntayandi makuru. Mugomeze mukunde ibiganiro natwe mudukunde. Nuko. So uyu munsi rero tugiye kuganira mu by'ukuri muri make tugiye kuganira kuki? Tuje kubaheza isalamu. Turaho icambere ni isalamu y'igihe nyine amezi aciyemo. Ikindi nyine no kuganira nkuko dusanzwe tuganira. Ariko uyu munsi turibanda cyane ku bintu bijanye n'uburyo turi relatinga n'abana tubereye abavyeyi, uburyo kuri relatinga mbese uburyo tubana nabo n'uburyo nyine mbese tubasha donc muri ubwo buryo bw'imibanire nyine muri gahunda nyine zo kwita ku bana kubarera uko buryo abana babana n'abavyeyi nyine nivyo ngivyo turi buvugeho. Ariko icambere ni salamu nko twari tubivuze turabakumbuye cyane turumva dufite izishimo n'urukumbuye mbese dusubiye ku isalamu kugira ngo tuze kongera gusubira ku kiganiro. Dusubiye ku isalamu wewe dukurikira uri ahatandukanye turabizi kuko mukunda ibiganiro byacu kandi iyo wamaze kwiyangaja mu kintu ukasa n'ugihagarika hari igihe ushobora kuba comfortable yo kutagikomeza ariko abandi bagahora bakwishuza. Turanabashimira cyane abantu bahura n'abantu bakambaza se mwagiye ko mutaganira ariko nyine taga ubuzima bwacu nyine bushingiye hano cyane ariko nyine muzukuri tuba twagiye no gukurikirana ibindi ariko na bino biganiro turabikunda cyane. Uyu munsi rero cyo nayimvuze tuganira kijanye no n'imibanire y'abana n'abavyeyi. Ubundi kurera mu buzima busanzwe biragoye pe kandi natwe nyine tugiye kubiganiraho kuri experience ntoya nyine twabonye ariko turabizi ko ari ibintu bigoye bisaba umwanya bisaba ubwitange. None iyo rero uwo mwanya utawubonye n'ubwitange ntububone tubugire hahita habamo ikibazo. So turaganira ku tuntu dukeya nyine tujanye n'uburyo dushobora kubana n'abana bacu kandi tukabana neza. Cyane inimvuga hano abana reka tuvuga abana batoya bataragera ku gihe cyo kwikontrola mbese baba minere cyangwa se umwana ukiri muto bifatika. Handi tangira kwigisha umwana ikwikari kibiki nari ciza. Hari amakosa rero amwe dusanga abavyeyi bagenda bakorera abana kandi bitwa ko ari bo bababereye maso. Ayo ngayo ahari waba warakozemo rimwe cyangwa waba ukirimo kurikora nanjye yenda nkaba mbivuze biturutse muri experience yuko narikoze ariko nyine ni icyo nico kiganiro tugira ngo tuvugeho.
icyambere ntangiye ikosa rya mbere ababyeyi dukora ni ukudahana abana. kubakubita? Yego, kudahana abana Bibiliya irabivuga neza ko akanyafu ni keza. Kunyuzaho umwana akanyafu ni ikintu ciza cyane mu gihe akoze ikintu kidakwiriye. Akanyafu si kabi, kubera ko umwana se mu gihe akoze ikintu kitari cyo, hari inzira nyinshi zo guhana, ariko nyine mpereye kuri ako ngako. Gukubita abana nta kibazo. Umwana akoze akantu ukamukubita akantu kwita mukamubwira ati ako kantu ntabwo ari keza, biba arabyumva arahita abimenya ko akoze ikosa, ntacyo bitwaye. Rero kudahana umwana ni ikintu kibi. Ushobora gukoresha amagambo yo kumubwira no kumukankamira, ukamubwira ati icyo ukoze ntabwo gikwiriye. Yaba sinzi yenda ntabwo nshaka kujya deep cyane mu bijanye n'ubushakashatsi ngo mvuge ngo byahera ku myaka ingahe, ariko kuri experience ntoya mfite ni ukuvuga ngo umwana wese watangiye kugira niba ari fahamu cyangwa se utangiye kumenya gusobanukirwa utuntu guhera nko ku myaka 2, reka tuvuge gutyo, atangira kumenya niba umubwiye wishimye cyangwa umubwiye urakaye. Arabimenya akabona nyine hari ukuntu ikintu umubwiye kidakwiriye. Nuko gukubita umwana akanyafu ni byiza. Umwana nakora ikintu kitari cyo afite imyaka 2, gusa uhawe kubita umuntu w'imyaka 2 siyo kwa matora inkoni, ariko nyine ari nko gukubita nko kwita mu rutoki ukambwira ati no, iki singikeneye, iki ni kibi, akabimenya ko umukuye mu nzira cyangwa se umubwiye ko atari cyo akakimenya. Hari ukuntu rero usanga tubikora, ugasanga umwana koko akoze ikintu uramubwiye, ariko akenshi hakaba igihe umukankamira gusa ariko ntumubwire ikosa. Naho ataramenya kuvuga ariko uramubwira ngo this phone cyangwa se iyi telefone ntabwo mbishaka, ukaza uyitunga urutoki akamenya ko ari ryo kosa yakoze. Kuko guhana umuntu ni kimwe, no guhana umuntu ni kimwe, ariko no kumumenyesha ikosa yakoze naco ni ikindi. Kuri iyo point yo guhana rero ntitukabyirengagize ngo tuvuge ngo ntabwo, ngo tuvuge ngo mbese uhanye umwana wawe ngo ntumukunze cyangwa ngo urimo kumuremamo ko atagukunda, ahubwo kumuhana ni byiza cyane. None se guhana umwana nyine bitushyire muri gahunda yo kumuhana hataraza kubaho kumubwira, kumubuza ikintu, biza muri forme yo kumuhanisha akanyafu gusa? Nyine niyo mpamvu navuze mbere ko bikorwa mu nzira zitandukanye. Urashobora kumukankamira ukamubuza ikintu, kuko umwana w'imyaka 2 we tuzomuganiriza ngo ikosa ni ribi ngo avyumve. Azobwirwa gusa nuko ukoze geste yo kumwereka ko aho yarakoze atari heza. Niba yaragiye nko gukora nko ku rusinga atari heza, ukaruha ko ukambwira this one no, urabona ntaba yumva, ariko ku mageste ukoze abashe kubisobanukirwa. Aho ni hamwe. Ariko ku mwana umaze kugira nyine uburyo ashobora kuvuga atangiye nko kumva nk'ibintu, iwe biba byiza noneho yunanamwicaje, nubwo akanyafu kamukubita ariko urakamukubita warangiza ukanamwicaza, ukamubwira ati iki ngiki bino simbishaka. Rura rusinga rubamo umuriro, nukoraho umuriro uzaguturikana. Uwo ni umuntu utangiye nyine we wamenye kuvuga, wamenye umaze kwisumburaho gato. Ariko aba b'imyaka 2 we uzumwerekesha gusa urutoki akabimenya. Hari mu minsi yashize hari Nyirangwa abibonye, umuvandimwe wanjye yasharinze ibitekerezo ku kintu nk'icyo ngicyo kuri status ye. Avuga ko nyine ngira ngo ikibazo yari yagikuye mu kuvuga ngo ese ibi bintu nyine dusigaye tubona the so called gentle parenting, usanga umwana ngo akora ikintu noneho bakamubwira ngo ntago bari bumuhe telefone. Mbese niyo punishment bamuhaye. Ntago kubera ko wakoze iki kintu urahanishwa kutabona telefone, kubera ko wakoze iki kintu urahanishwa kutarya ice cream n'urugero. Kandi mu by'ukuri ukareba n'ubundi bya bintu turi gusa nkaho turimo turahanisha abana. Basi ukubimuhanisha kubera ko n'ubundi ntaba bikwiye. Icyo ngicyo antaba gikwiye n'ubundi. Ukigiza igihano nabwo ubusa naho yaragikwiye, noneho umuhanishije kutakibona ariko yaragikwiye. To nazo ubwavyo si igihano.
sinzi ngo wenda nguciye mu ijambo wakomeza. bya ni basically nibyo ngibyo ugasanga n'ubundi cyo kintu urimo urahanisha umwana isundi kucyuba kimuhembaga kandi ubizi ko ari ikintu kitamufitiye inyungu. Nimba tujye tuvuga ububi wenda turazana kubivugaho bwa screen ku bana, nimba tuzi ko isukari atari ikintu kiza ko abana bakirya, ubundi bwo kucyumva ko igihe ugiye kumuhana umubwira ngo ntago uri bukore kiriya kintu, mu by'ukuri urimo uramwereka ko kiriya kintu ari ciza. Nyine abisobanura akavuga ko igihano ni ikintu nyine kwa kigomba kukubabaza kikagusharira kakwereka ko ibyo wakoze atari byo. Ngira ngo ari naho nakwa kuba nyine wenda ushobora gukubita abana bijya biziramo kugira ngo umwana amenye ko ibyo yakoze atari byiza kandi ibihembo byabyo nyine bigomba kuza n'undi nabyo bitameze neza. Ugasanga rero hari ibyo ngibyo byo guhanisha abana ibintu nyine abantu hatagombye kuba bahanisha, hari kwa kundi nyine uko wari bavuze gukubita abana abantu babifashe nka violence, kandi wenda ntago ari violence kuko na Bibiliya irabishigikira nyine ko nubwo bigoye. Okay, ni systeme y'isi. Ubu ngubu kuri muri kino kinyejana abatubuza gukubita abana bo barabakubita. Ntabwo rero yes, mu biriya bihugu byo hanze ntago bagikubita abana, ariko bo mbese bo bavuga ko batagikubita abana, ariko ababo bakabakubita, ariko we wabikora bakagufunga. Yes, abana buriya abazungu bakubita abana babo, ariko ntabwo ntibabitubwira, ntibashaka ko tubimenya. Naho ugasanga ahubwo nanone wenda ntekereza kandi ahantu hazi ikibazo hashobora kuza ikibazo ni wowe nk'umubyeyi wakubise uyu mwana nyine wamukubise gute, wamukubise mu buhe buryo? Kuko hari igihe umwana kurakaza ukaba wenda nyine ushobora kumukubita mu by'ukuri kumukubitira ibyiyumviro ufite, uburyo yatumye wiyumva, uburyo ikintu yakoze impact cyakugizeho, akaba ari yo sense umukubitamo. Kandi ukubise umwana wenda urimo ushingiye ku buremere bw'icyo yakoze ushobora kumubabaza, ushobora kumukubita cyane kandi nawe ubwo akabona bisa nkaho wamuhohoteye. Ahubwo nyine haba agomba kuba hariho imipaka cyangwa se uburyo nyine busobanutse buvuga ngo ibi byagenze gutya bigenda na gutya. Hari akantu nibutse, hari umushuti wacu umwe twaganiriye akatubwira ngo atari ko muzi ko abamama burya badakunda abana cyane. None ngiye nkamubwira atari urimo kuvuga ikintu kidashoboka. Abamama bakunda abana babo, mu by'ukuri bakunda abana cyane. Aravuga ati yareka nguhereze fact igaragaza ko ibyo bintu atari byo. Aravuga ati ngewe iyo ngiye gukubita umwana nzangira gutya nkamwambura ipantaro nkamukubita mu kibuno, atari ku mumami yarakaye ahita kubita umwana urushi mu maso atarebye akubita. Ariko nyine urumva we yarabisobanuye nabi, ntibisobanura kutabakunda, ahubwo ni uburyo abantu bareactingamo butandukanye. Ariko ntago namakosa yo kubita umwana biturutse muri iyo reaction. Tuvugira ahangaha kugira ngo nuja no guhana umwana reba aho kubita n'umwana wawe, mukurema agapantaro witonze umukubite ku kibuno. Umukubita yambaye ipantaro ngo babare. Oya ntago yabyumva neza. Simbona ko yazumva neza. Iyo byageze mu kuba wamukubita. Reka kubikomeza ngo wenda ipantaro ntaco yongera nta n'ikigabanya, ariko nimba ubishoboye nyine. Ubwo ni ngono zo muri primaire zaturyaga kandi twambaye uniforme nkananswe. Urumva nuko rero uwo muvandimwe icyo yarashatse kugaragaza ni ukugaragaza yuko abamama bareactinga mu buryo bw'umujinya cyane wihuse kurusha abagabo. Nuko no mu busanzwe bari emotional kurusha abagabo bagira gutya kitonda kamuhindukiza agakubita hakwiriye gukubitwa. Apana kuko amukubita umwana uzi kiganza cy'umuntu w'umama ukuntu kiba ari kinini, akana k'imyaka 3 gahita ugakubita urushi mu maso gutya, hari ukuntu bitaba ari sawa. Nuko rero so kuri iyo point rero turi buzana yive kuko ntago tuyitindaho cyane. Guhana umwana ijambo rya mbere menya ko ari imwe mu nzira yo kumugirira neza. Nuhana umwana azabibona nabi ariko uzaba urimo kumugirira neza, kandi nawe abifate nk'igihano, amenye ko ari igihano ko bitagamije gutuma yiyumva neza cyangwa bigira kubera ko kwita ku mwana ngiye hari ibintu njya mbona nyine ukabona ntabwo ari sawa. Umwana kumuhana, umwana wawe nakurakarira mu by'ukuri arakurakarira kuko ataragira understanding, ariko nyuma kandi abantu ukuntu bateye ni umuntu ushobora kurakara iminota 3 sinzi ko izinagera iminota 3 ntiyagera mu wundi umwanya agahita akabazi ngo ni umubyeyi wankubise, mukiyunga mugakina mukishima. Ibyo ikosa ariko yamaze kuribona ko ari ikosa, kuko kugaragariza umwana ikosa ni byiza, muhane umugaragariza ikosa yakoze abashe kurimenya ko ari ikosa. Ariko iyo umwana akoze akantu ukamuhana utamubwiye ikosa nawe biramucanga ntamenya ngo bigenje gute. Ntago umuhanye umukubise. Ntago umuhanye umukubise gusa
arimo gukaza ngo mwamurwanye ariko nuko wataba gusubije ariko mwamwarwanye sinzi impamvu arimo sorry kuransumbuwa muri iki kiganiro ariko nyine birumvikana ibizo turi kuvuga birumvikana. hari mu kiganiro nigeze kubona sinibuka ngo ni icyande nande nyine ndi kubona Michelle Obama arimo aravuga ngo abana ngo uri muri abarera ngo ntago nyine ngo bene ngo abantu bazanye ngo abana ngo ni inshuti zawe ngo ntago abana banyigo nabareze ngo nshaka kubagira inshuti zanje ngo mfite inshuti zanje ngo nabo bafite inshuti zabo ngo bagomba kumenya ko ndi nyina. So they have to respect, they have to understand ibya friendship ngo simukubita ngo ati yo ni manipulation ndafite ikimaze. Umwana afite inshuti ze nanjye mfite izanjye ngenda umubyeyi kandi ngomba sinamuzanye ngo tube inshuti. Ngomba kumufata nk'umubyeyi. So icyo guhana abana mu by'ukuri wenda ntekereza ko kirimo ibintu byinshi n'imyumvire no kugenda duhindura. Akenshi usanga mu by'ukuri hari ibintu biba binababaje twagiye dufata ibintu kandi tutazi impamvu zabyo. Hari ibintu bita ngo gentle, it's not even gentle kuko none se umwana w'imyaka 2 yakoze ikosa ngo uramubwiye ngo ujya muri iriya nguni ngo ujye kwitekerezaho aratekereza iki? Uwo ntaragera agwego kuganirizwa. Uwo nukubuzwa gusa akoresheje. No ni no kubatomentinga mu marangamutima kuko nimba hari ukuntu ngo ajya bahana abana bajya bigisha abana ngo biri gentle ngo nimba mwana yakoze ikosa ngo mubwire ngo ajya ngo mu nguni ngo mu cumba ngo yicare ngo ari kureba hariya ngo yitekereze. Umwana w'imyaka 3 aratekereza iki? Ntaco kwitekereza. You know, so yeah. Ikindi kintu wenda nshaka ko tuvugaho hari manange iki cyo noneho kiri muri bose twese turimo turagenda tubona ingaruka zabyo cyangwa se tukiga no kubihindura ariko byaducitse. Hari ishu yaje muri iki gihe kandi haba muri Afrika haba hanze haba he ngo abana asigaye bageze imyaka 2 bataratangira kuvuga. Kera mbere wasangaga umwana atangira kuvuga bifite umwaka n'igice cyangwa byibuze imyaka 3 umwana akabavuga. Ariko dusigaye tubona abana imyaka 3 imyaka 4 bataratangira kuvuga. Umwana akarinda ajye kwishura ataratangira kuvuga kwishuri ngo bajye kumwigisha kuvuga. Tukayigira ngo wenda ni ibindi bintu byaje ariko mu by'ukuri wabireba ugasanga umwana asigaye avuka yaba afite amezi 5 angahe ngo twabaye abanyamujyi ngo dufite internet ngo dufite iki umwana aganira na Cocomelon. Niwe nshuti ye niwe mubyeyi niwe mujyanama kandi ubushakashatsi bwaragaragaje ko umwana ko yaturira tujwi yumva n'iriya stimulation y'amaso ibintu areba uwe muri wo bayumva dakeneye kuvuga. Tiyo vugaga kandi abandi bahaye afite ibindi bijye bimuvugisha. Hari abandi babaye bavuga nabo hategera kandi tuwokora imirimo ibiri tiwo kumva ngo navuga. Urumva umwana bigaragara ko akura yiga kuvuga kubera ko akora za activity akoresha ubwenge bwe akoresha amaboko ye ariko bari abana twabagize nk'imfungwa zifungiye ahantu noneho ugasanga abana kugenda biratinda kuko umwana bayicaye kuri screen nta kintu mbese ntago afite ayo matsiko yo kuba yatambuka kubera ko biriya bintu nyine biri dangerous kuri urwo rwego. Ubu ngubu usigaye wikozana ugasanga umwana wanjye ngo ajya ku ishuri ngo afite imyaka 3 ngo ntaratangira kuvuga. Mu by'ukuri ntawe twese ibyo bibazo turabifite ariko nyine ese koko tuzi ikintu kirimo kiratera bino bibazo? Ese dushobora kwicara tukemezanya ko screen umwana umwana w'amezi angahe kuba yafata telefone buri kanya ngo bamucanire televiziyo umwana narize ngo bamuhaye telefone? Tuzi ko buri ari uburozi turimo turagaburira abana kandi tuzi ngo turimo turabafasha. Mu magambo make ni kuvuga ngo umwana ikintu asabye cyose ntabwo akwiriye kugihabwa. Ntabwo akwiriye guhabwa ikintu cyose asabye. Rimwe na rimwe dutekereza ko umwana wamugiriye neza kubera ko umuhaye ikintu agusabye. Nk'ubu ngubu nkanjye nubwo babidusaba nitwe tubibigisha. Uruko ninjiye mu rugo umwana araza ngo nimuhe telefone none ngiye nk'umubyeyi ngashaka nko gusa nkaho nimwima telefone akakana kakarira ndi ube mubabaje ariko ubundi umwana reka nkubaza amarira hari igisebe atera umwana arize hari igisebe yogira. Erega ikibazo mureka akarira agaceceka ariko ukamwereka ko abitari byiza kumuha telefone. Wenda turi gukoresha ijambo ngo screen ariko screen ni telefone ni televiziyo ni tablet ikintu cyose gituma asa naho ahuze agasa naho arico kintu kimufasha kimutwaye umwanya muri kare akanya kiwe. Ikibazo suko usigaye winjira mu nzu umwana akagwa telefone kuko naje gusanga aba bana ntago ari bajya biha telefone cyangwa screen nitwe tuziba. Ngiye nk'umubyeyi umwana wese afite ukuntu akwereka ko ico kintu ugiye kumukorera kimubabaje. Ntago ari kukumanipira kuko siwe ntago ari we wazanye icyo gitekerezo ni wowe wakizanye.
ngiye nk'umubyeyi nk'umama nimba nasigaranye n'umwana mu rugo urumva ndavuga ngo nimba nshaka kumesa kugira ngo mese ntuje no mwana atarimo arangora ndahita mushyiramo televiziyo bwa mbere no mwana ataramenya kuyinsaba niyo mbese nibwo buzima kuriramo akiri umwana w'amezi urimo ariga kwicara nimba mama we ashaka guteka mama we aragiye guteka amusigiremo katuni irimo iraririmba uwo mwana yari yayisaba ntabwo arimo arayisaba niwe wayimuhaye nyine aho duhita twibaza ngo urakomeza wakwibaza ngo imyenda ugiye kumesa n'umwana wawe ni iki gifite agaciro nimba ugiye kumesa imyenda ariko umwana wawe arimo kwangirika igifite agaciro ni ikihe ayo makosa rero yo kuba ugiye guteka ugasigiramo umwana ikimurangaza kiri busigare kimwangiza ukita ku biryo ugiye kugaburira umugabo wawe cyangwa abo mu rugo rwawe umwana niwe ufite agaciro kurenza icyo cyose mu gihe utarabona ahantu umwana wawe ari safe mu buryo buri emotional cyangwa se ahantu hamukipinga agomba gukurira akamera neza banza ureke n'iyo myenda n'ibyo buryo nushaka ubiretse nta mumaro bifite noneho rero ugasanga umwana utangiye kumwigisha ikintu uwo atakizi umweretse ko ari bwo buzima noneho umwana agejeje umwaka n'amezi angahe wowe ushaka kumwima screen gute kandi yarayivukiye ku mezi ya 3 yari kuri umwana wanjye ngo aritonda ngo uyu umucaniye televiziyo ngo aritonda ngo ntajya buje mu by'ukuri birababaje kubera ko ikintu gisigaye kibabaza kuri ubu ngubu ni uko n'ibintu dusigaye tubona abana bakuze kera byaduteje ingaruka ukibaza ati kuki bino bintu ntabitekerejeho kare mu by'ukuri umwana kumuha bino bintu byamariye byamfashije iki kuba naramukize kuri telefone igihe ubimenyeye nibwo bizateza violence kubera ko igihe ubimenyeye uzamuhatira icyo utamwigishije kuramuhohotera in fact numuhatira icyo utamwigishije icyo gihe noneho hazavamo no kuba natakumva uza gufata ka kanyafu kagakoresha mu mwanya udakwiye kuko iki ugiye kumuhatira hashize imyaka 3-4 warakimuhaye none aho ubimenyeye urashaka ngo bite bikunda vuba ntibishoboka icyo gihe biragorana n'urugendo rurerure so sinzi rero icyo kintu umwanzuro turi bugifatira ariko umwana ikintu asabye cyose si ngombwa ko agihabwa nidushaka tuve ku bibi gusa ni iciza reka tugere no kuciza ni iciza ni umwana ntukuriye kumuha rutine yo kuba igihe cyose azi niwinjira mu rugo azaba azi ngo papa azazana iyi sweet cyangwa azazana iyi biscuit kubera ko igihe utazabikora azumva umuhohoteye kuko niko wamumenyereje wakriyetinze rutine ihoraho yuko hari icyo ugomba kumuha kandi afite ibiryo mu nzu afite imbuto afite ibiryo afite amata afite ibyo mwamugeneye byose nk'umwana kandi ibyo ngibyo ninde na Bibiliya bivuga ngo se ninde wo kwimanga umwana wiwe ngo ibintu byiza tawe ariko rero wikiriyetinga ikintu kizatuma mu gihe utazabikora azakubona ikosa wowe mwereke ko rimwe na rimwe bikunda ko ushobora no kuza ari ntacu ufite icyo gihe nuza ari ntacu ufite azakira yuko rimwe na rimwe ashobora kubona ikintu cyangwa ntakibone ariko si ihame ko winjira hari icyo wazanye kugira ngo ejo n'ejo bundi atazakubona nk'umubyeyi mubi bitewe n'icyo wagerageje kumwigisha wenda ngarutse kuri kiriya mushobora kwibaza ati ko muri kuvuga ngo tugere gutya kandi aribwo buzima tubayemo turi bize ababyeyi barimo barakora abapapa abamama yewe n'aba batantine baba badufasha mu ngo nabo usanga mwamusigiye akazi afite abana bangahe nawe kuko mutabimubwiye nawe niyo gahunda afite ni ugucanira abana televiziyo upfa kuba mwaguze wifi arayibacanira kugeza nimugoroba so ntekereza ko metode nziza yenda dushobora kugerageza ushaka investinga mu bikinisho umwana wawe ashobora gukoresha bitewe n'imyaka ye apana kugurira abana bya bipupe byo gucigatira gutya bimwe bajyaga batugurira ntago abana bose bakeneye bya bipupe bifite amaso nimba ufite umwana ureba nyine ibyo akunda mugure nimba ari umuhungu cyangwa nimba ari n'umukobwa mugure utuntu two kubaka mugure utuntu tw'utumodoka utuntu dutuma akoresha ubwenge bwe mbese atangire gutekereza nyine atangire gukora ibintu bivuye mu mutwe atari ukumuzanira biriya bintu naho bitari ibyo turagowe pe ariko turi kubivuga turagowe namwe wenda mudukurikiye ndabizi ko icyo kibazo mugifite muri benshi rero mu by'ukuri tugerageze nyine tubirebe dusoza ako kantu yenda nemphasizing aho gatoya kugira ngo tukaveho ni ukuvuga ngo nimba ikintu kibaye kibi bikagaragara ko kibaye kibi hagomba kuboneka ikigisimbura nibyo byibi wari uvuze umwana ga numubuza kimwe ugomba kumushakira ikindi kigisimbura ntago azicara muteye ngo muganishe ngo yame ifata gutya ntaragera kuri yo level
ugomba kumushakira ikindi kirusha amahana nyine sivyo noneho urabona nimba hariho ibi bino bintu abana bakora byo kubaka amazu n'ibikibyo bikinisho amapazo ibintu nyine bituma umwana akura atekereza bikamugira active ariko nyine binamwungura n'ubwenge noneho dushaka ibisimbura kuko screen iyo twabonye ko nta kamaro kayo ni ukubangiza gusa so ndumva wenda kuri ico twaba duherereje aho ngaho ndabizi ababyeyi muragowe ababyeyi tungana abafite abana bose bari munsi y'imyaka 10 kujya hasi cyangwa 7 reka tuvuge gutyo yeme bazotange na comment muzatange comment mutubwire uko na bimeze nyine ni ico nyine twungurana ibitekerezo ico dushobora gukora kuko turimo turabasangiza ivyo twamenye bikeya namwe mugerageze kuduha amaide yanyu kugira ngo twungurane ibitekerezo ikindi kintu wenda kigoye cyo kiragoye mu by'ukuri kandi sinzi ko twajajinga wenda abantu batagikora tukibyara umwana wacu wa mbere twari dukikijwe n'abantu nyine badufasha mu rwego rwo kumurera umwana kuraza ikinyamurenge ukabona nyine abantu bose barabikunda ku buryo ngira ngo n'abari bamuzi nico kintu bari bamuzi nyine ngura mwana ngazi kuvuga azi gusabana n'abantu ibyo nshatse kuvuga iki ntago ari ku rurimi gusa mu by'ukuri nimba byadukundira bigashoboka ni byiza ko umwana ku myaka ye mikeya ibiri kuzamura atangira kumenya ururimi rwabo akamenya imico y'iwabo as much as turi mu bihugu bitari iwacu wenda bifite imico igiye itandukanye ariko nyine ntako bisa ko ubona bituma n'umwana yimenya akikunda akikunda ukamubwira ngo bino bigenda gutya hari nk'utuntu tuba tuzi wenda ntago turi bakuru cyane ariko rimwe twagiye twiga binadukukiramo kuko bagiye bakubwira ngo iki gikorwa gutya so maybe wamfasha ko elaborate icyo ngicyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kijanye no gutoza abana gutoza umwana umuco w'iwabo iyo tuvuga ngo umuco w'iwabo wenda nidushaka tureke kujya muri iyi mico yo kuvuga ngo abani barunaka dufata umuco wo muri rwa rugo sibyo dufata umuco wo muri rwa rugo ese mwebwe ikimucita kibi mushingiye kuki mwavuze ko gutya na gutya kino kintu ari kibi donc twinjiye mu muco wenda uwo turi kwita mu muco w'iwabo ni imico yo mu rugo rwabo turyama ryari hano tugomba kuryama ryari umwana ntagomba kurenza aya masaha kicicaye muri salo ese mu rugo tubikora dute our lifestyle ni yihe urumva wenda ibyo kuzamwigisha imico nyine yindi ni ari mukuru akiga imico ariko reba nka hano kuba gusa ngo ni wanyu timugira umupangire w'igihe umwana ashobora kuryamira igihe arira n'igihe aryamira okay ntimwamwigishe ko kino kintu atari ciza amasaha yo kuja gukina nayo kuvirayo nyine ubu iwanyu mubayeho muti ivyo navyo agomba kubimenya ku myaka y'imikeya ikiri mike rwose akabitozwa ni routine ni bya bintu bigenda musubiramo mukabigisha abana umwana akamenya ngo nimba umubyeyi atashye nimba mwifuza ko abana bazaza kubasuhuza ku rugi irigishwa navyo akazajya zapana gutaha umwana ari mu gikari kujya kumushaka no akamenya ko akari akantu keza iyo papa atashye cyangwa iyo mama atashye ndamusanganira nkamusuhuza bigenda gutya iyo mu rugo bavuze gutya biba bisobanuye iki ngiki akaba nyine ari umwana utandukanye ku buryo umureba nyine ukabona n'umwana wawe nimba ufite ibintu wizera nka kundi twagiye tuvuga hagati y'abagabo n'abagore nyine mama ufite ibintu mugomba kuba muzi mu rugo mugenderaho mushingiraho byanyu bibatandukanya n'abandi tukiri kuri icyo hari ubwo twigeze kuganira hano ikiganiro nta uzigisha umwana ko iwabo basakuza azabimenya mutabimwigishije kubera ko azamenya ko yakuriye muri environment ihora mu rusaku nawe nyine naje kuvuga azaza avugira hejuru kuko iwabo barasakuza iwabo nyine urumva ni umuco iwabo barasakuza kandi iwabo banatuje nabwo nabyo ntimuzirirwa mubimwigisha azama bimenya ico gihe cyo usanga ahubwo hakora ahanini yigira ku ngero abona ico gihe cyo nukubigishiriza nyine muri iyo gahunda yo y'ivyo mukora akabikopia akabyiga akabimenya nukuvuga ngo se namwe reka tubabaze mwe mudukurikiye iwanyu mubigenza mute uko mubigenza ni kwa abana umuco w'iwanyu nuho uko mubigenza ni kwa abana bazabikora ntago bizasaba ko biga ibindi izo mukora nizo nabo bazakora so umwana agomba kwigishwa umuco w'iwabo uko bakora ibintu kandi umuco urakonda uziko hari nk'abantu mwarakuranye muri bato
urumva abana yari bato mu by'ukuri ntago biragoye kuhita ubimenya ngo uvuge ngo uyu niwo muco w'iwacu ariko nyine of course ubona ukuntu wanyu mubayeho ibyo mukora ababyeyi banyu n'abandi bafite uko babayeho ariko iyo mumaze gukura iya difference murayibona murayibona hari imiryango imwe uhita ubona nyine bafite abantu bameze nk'abasazi sorry to say that nyine bari rwose bafite uburyo bakoramo ibintu bitandukanye namwe n'ukuntu mubikora noneho wagerageza ukibaza ko ibintu uyu muntu yabikuye ko twari duturanye twese tuba muri environment uyu nyine how did they end up like this noneho wagerageza kubitekerezaho ukibuka akavuyo kabaga iwabo ukibuka ukuntu iwabo bakoraga ibintu ati none se wowe ntuzona ko hari igihe musohoka muri abana muri gukina haba hicaye nk'abantu bakuru bakavuga ngo ngo iwabo ni kuriya bazabagira ngo abantu iwabo ni kuriya bameze urumva iyo icyo ngicyo kirumvikana ni umuco w'iwanyu umuco w'iwanyu ni uwuhe mwe kureka rero umwana ngo afate byose nk'aho adafite iby'iwabo ni ingenzi ahubwo ubwo noneho sinzi niba ari contradicting wenda uko twabizanye ko tugaragaje ko abana bari muri iyo age akenshi ntago biga ku kubabwira umuco barawubona so ntekereza ko wenda twavuga ngo noneho ababyeyi tube intentional ibyo twigisha ababyeyi abana kuko umwana waziga kwiga ko aziga ahubwo aziga ibyiza cyangwa aziga ibibi urumva ubwo ni uruhande rw'ababyeyi kumenya ngo aha turi abarimu twabyumva tutabyumva ko turigisha ikindi ntekereza yenda yuko ari nacyo cya nyuma hano hanze hari intambara ivuga yuko ngo ababyeyi ari nacyo kijya twahereyeho iyo uhanye umwana ntabwo umukunda ikintu cya mbere kigaragaza ko ukunda umwana wawe kandi umwitayeho ni ukumuhereza umwanya guhereza umwanya umwana wawe ahubwo ubu ngubu nuzaza kumuha telefone uzi utekereza ko ari we muntu wa mbere wanga umwana wawe niba ugiye kumuha telefone ngo aje muri katuni ushaka uzumva ko ari wowe ubaye umwanzi we apana vuga ati yego kano kakana ndakanga bigeza kumuha telefone ni ukumwanga kumuha screen bigaragaza ko umwanzi nubwo wowe utekereza ko yarize akakwereka ko ababaye ariko kumukunda cyane ni ukubimwima okay ni urugendo nimba yayirebaga umunsi wose gerageza utangire umuha isaha imwe uzamushyire ku minota 20 kuko umwana umaze imyaka ingahe kwita uyimwaka kugeza igihe wenyine azaza avuga ati se ko ngize nk'iminsi ingahe birashoboka ko nareba akakana wenda ukaba wanakamwemerera iminota 2 akagakongera agakura ubwo nabwo azaba ari mu nzira yo kubireka burundu bibaye bikunda so icyo nari mvuze rero cyo guhereza umwana wawe ukamuha umwanya umwana aho kugira ngo akine n'akantu k'agapupe gukina na se akuramo ibyishimo atarabona biteye ubwoba gukina na mama we arabikunze cyane kandi yenda simbona ko turi abantu bari seriye cyane ko nyine tugomba kwigira seriye ku bana ngo nje sinokina n'umwana uraza kuvuga ngo uri seriye ntiwakina n'umwana ariko hari icyo utarimo kuba uri seriye ntago umeze neza mu mutwe ufite ikibazo ahubwo it has nothing to do with seriousness hari ukuntu ushobora rero kwikomeza ukaba ati ngewe kuri imyaka yanjye nje umugabo ungana ucya nzoza nama njyama kwita pinkine n'umwana ariko umwana arabikeneye urabimwima ariko we arabikeneye kandi nibyo bimwubakamo bya bindi yantambara nabwira aha hanze ngo uyu muntu akubise umwana ngo biba bigaragara ko ngo atamukunda nyine bakabitwara mu makese maremare ngo yuko bikukubita umwana ngo bitemewe n'ibindi nango musigaye mugenda mwumva ariko icambere gikemura ivyo bintu byose kugaragariza umwana urukundo nyine muhane ariko umuhe n'umwanya wo gukina nawe muganire umwereke yuko nawe uri umuntu ntabwo uri ikintu ntabwo mbese uri ikintu giteye ubwoba ahubwo uri umuntu cyo kimwe nawe wakina nawe niwe ubasha no kumuha ahubwo ibyiza kuko wenda n'uriya muntu mujya mumuha ngo agumane nawe yirirwane nawe arashobora kuba atazabona n'umwanya wo kubakinisha baba banarushe nabo bafite akazi kenshi akazi ko gukoropa no guteka no kumesa no kujya arabona umwanya wo gukinisha abana ni ibyo ngibyo so guha umwanya umwana wawe ni ikintu cy'ingenzi cyane twese tugerageze uze uryama ku itapi ntawe uzuba ukubona nimba utinya n'abantu ukine n'umwana wawe umushire ku rutugu umwururutse umutemberane icyo kintu urimo uramuremamo ni cyiza kuruta kwicara kuri screen ngo kariga ibintu bimwe nyine utazi dusigaye twese tubona ahangaha mu mago yacu
turasoreza hano kijyanye n'icy'abana abantu mu by'ukuri ntimukajya mutwihorera hari igihe tuba tuvuga ngo mudusangize ibitekerezo mu gaceceka yemwe ntimufite abana ibitugoye mwebwe si byo bibagoye so rero mu sharing ibitekerezo mu sharing tips muvuga ati ese nimba tubujije umwana iki turakora iki hari umubyeyi wenda urimo uranibaza wumva kino kiganiro kibaza ese ni inyimwaka kwica mfite ari telefone na televiziyo uyu mwana w'umwaka umwe ndamuha iki ko ataraba mukuru wenda ngo arakora kino ntekereza ko abana kuri buri stage bafite ibintu bishobora kubokipa so ababimenye rero cyangwa ababifite mu byandike muri comments mu bisangiza bagenzi banyu yewe nibyo mwumva twavuze mutanemera nabyo mugira icyo mubivugaho ni open space oya nuko ibintu turadupupe tuzadukora nawe wobikora kariya gapupe nta kindi kaza gakora kaza kiterera kakagira ushinze amaheneka umwana yo kwamaseka ukabona biramunejeje cyangwa akora ikindi kintu nyine ushaka kugaragaza ko hari ikindi kintu umwana wawe akeneye runaka gisimbura cya kindi uzomukinisha urebe nibyo bakunda usanga ari byo akunda no kurusha buriya bupupe so rero mwumva ikiganiro cyose mu sharing mu subscribing tuganire nk'uko twabisabye naho butaha murakoze murakoze cyane